twababwira iki cyane cyane muri Rayon Sport cyane cyane igendanye na transfer ndetse na nyuma y'uko bakoze Reyode harimo y'uko ngo Robertinho yabareze. Yego Robertinho yamaze kurega iyi kipe hanyuma amaze kuyirega muri FIFA bakira ikirego cye ndetse banagiha umugisha niko umuntu yavuga cyangwa se basanga n'ubundi yararenganyijwe. Robertinho yavuga ko yasezerewe cyangwa se yirukanwe binyuranyije n'amategeko. Murabyibuka icyo gihe bavuga ko ari ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ari impamvu z'uburwayi, ariko kuva icyo gihe mu kwezi kwa mbere ntabwo Robertinho bigeze bamugara muri Rayon Sport. Bivuze ngo ntabwo yigeze ahembwa guhera mu kwezi kwa mbere kandi amasezerano ye yagombaga kurangirana n'ubundi na sezo ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo rero FIFA yamaze kubwira Rayon Sport ko igomba kwishyura Robertinho ibihumbi 22,500 by'amadolari, hanyuma ibaha iminsi 45 yuko bamaze kwishyura Robertinho. Bivuze ko mu minsi bahawe mu ngubu hasigaye iminsi nka 30 kuko ngira ngo babibwiwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani. Ubwo nyine bagomba gufata miliyoni zigera kuri 30 bakaza Robertinho kugira ngo badafatirwa ibihano. Mu bihano bafatirwa harimo kuba batakemerwa kwandikisha abakinnyi baba bavuye hanze y'igihugu ndetse n'abari imbere mu gihugu, hanyuma kandi bakaba banafatirwa nyine ibyo bihano mu myaka 3 ikurikiranya. Birasaba ko nyine bahita babishyira Robertinho kugira ngo babyihutishe, ariko mu mafaranga ya Rayon Day bikunze bagomba kuvanamo ayo mafaranga bishyura Robertinho. None ko baravuga ko bizagira ejo kuwa gatatu amafaranga Rayon Day yarangiye. Zira miliyoni 2 basaguye Rayon Day ijya gushirira mu kwishyura kuko Bing Bero nta n'urupfume bari bamuhaye. Bing Bero bagiye kumwishyura mu mafaranga ya Rayon Day, ariko nagahinda kwishyura Bing Bero urebye performance ye akaba ari bagiye kumwishyura. Wende bazi ko baramwishyure ko nta kundi babigenza. Ubwo icyo ni kimwe muri Rayon mugarago mu kanya gataragaruka kuri ku bya Muvunyi, ariko nyine ndashaka kuvuga ku by'umutoza wongera imbaraga abakinnyi. Mwambari Serge ari mu biganiro bikomeye cyane Rayon Sport kugira ngo asimbure uyu mutoza wagiye Ayabonga Rebitsa. Ubwo rero Mwambari babonye umutoza mwiza wa physique kubera ko n'umutoza wa physique muri national mu ikipe y'igihugu Amavubi niwe wongera imbaraga abakinnyi. Baravuga ko rero bagiye kumuha amasezerano, gusa ntabwo birakunda kuko uyu Mwambari Serge anafite deal muri academy ya Bayern. Ubwo uzaganira na Mwambari neza niwe uzamuha amasezerano. Katore ko Rayon Sport imusinyisha byaba ari byiza cyane kubera ko bakeneye umutoza wa physique. Urumva ubwo mugaraga ibya Muvunyi bimeze bite? Paul Muvunyi ngo bite? Ibya Paul Muvunyi amakuru ari nuko nyuma y'ibyagiye bivugwa kuko twarabihereye mu mwaka ushize w'imikino utaranarangira, tugenda tuvuga ko hagati ya Paul Muvunyi uyu nguyu akaba ari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu muryango wa Rayon Sport ndetse na Twagirayezu Tade uyobora komite nyobozi y'umuryango wa Rayon Sport. Tugiye tuvuga ko aba bagabo bombi kuva batorwa guhera mu kwezi kwa mbere hagiye habamo kutumvikana, baza gushyira video hanze yerekana ko ibivugwa byose ari amagambo. Haje kujya ibaruwa hanze ivuye n'ubundi muri iyi nama y'ubutegetsi isinyweho na Paul Muvunyi itumizaho inzego zitandukanye za Rayon Sport. Ubwo harimo na komite nyobozi ya Rayon Sport nk'ikipe ko bagomba kwitabira inteko rusange isanzwe. Ibyo nabyo komite iyobowe na Tade iza kubigarama, biza kujya inyuma. Hanyuma warabibonye ko kuri Rayon Day uwitwa Paul Muvunyi cyangwa se nabo basanzwe bayoborana hariya imbere bapresenta by'umwihariko abakinnyi banakira ekipe, wabonye ko umuntu wari uhari wenyine yari Sadata nka Paul Muvunyi nta wari uhari. Impamvu rero yo kuba atarari niki nuko bakomeje hagati ya Tade ndetse na Paul Muvunyi bakomeje kugenda batemeranya cyane cyane kubirebana uburyo amafaranga ari buze kuboneka muri mu ikipe ya Rayon Sport azakoreshwa, uburyo azajerwa n'ubifite mu nshingano. Ugomba kuzamenya uko umutungo wa Rayon Sport ugomba kuzaboneka, hanyuma no bafata ibikorwa barenze ku bari bahari uburyo bagomba kwinjira ndetse n'ibyo ikipe ya Rayon Sport cyane cyane n'uzabigiramo uruhare. Icyo kintu cy'uko umwe yashatse kugira uruhare rw'uburyo ingengo y'imari cyangwa se amafaranga azakoreshwa, nubwo muri stati cyangwa se mu bisanzwe uwitwa Tade ari ugomba kugira uruhare cyane cyane ko rushinzwe ubuzima bwa ekipe muri rusange. Icyo rero Paul Muvunyi cy'uko Tade yakomeje kumereka ko atamwemerera ko agomba kuzayumugejeje cyangwa se kumubera kumuha amabwiriza. Uwitwa Paul Muvunyi ko kudahuza bije kurangira avuga ko muba muri hafi. Pyramide yakuze umukinnyi wa miliyari bro, miliyari ntabwo afite amaguru 3. Reka nkunganire. Afite amaguru 2. Samu reka nkunganire. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe bavandimwe. Pyramide nibyo koko irakomeye. Ariko APR y'uyu mwaka ikomeye kurusha Pyramide. Hari abantu biyise Pyramide biyambura amakipe yabo. Ndababwira ngo bazarira. Icyambere bazarira hano mu mahoro. Ibyo ibintu muzabonera hano ku mahoro kuri Pyramide. Pyramide ni ivana idafite itari ibitego 3
Jewe umupira icyo gihe nzambara umwaka ntawureba yamaye nkareba ndabihize izo ndahiro cyengeze ubwoba kandi bivugiye ahangaha eberi ngizemo ubwoba Jewe nawe nibwo bwa mbere nabona abafana ba peri bavuga amagambo aremereye nk'aya hari ngaya abiyambitse imipira ya bari mu piramide nkera y'abahizi kabisa hari bari abiyambitse guhiga imipira ya piramide bayiyambika mbere songa mbere kuva namumenye ndashaka kukubwira ngo n'akabanki nibwo batangaza uyu amagambo munsi meza ndahize ndagira ngo mbigire hano iyo ndahiro rwose piramide nidatsindirwa muri stade Amahoro ntabwo nzamara uwo mwaka nari kureba mace n'imwe video irafashwe bayifate irabitswe bayishyanga uhindurire hano nanjye piramide ndababwiye ngo hari abantu biyise piramide bambara imipira piramide ndababwiye ngo iyo mipira bazabura abantu bayihisha amarira bazarira uwo mwaka ntabwo nzamenya sinza uzabahoza ariko ibyo mbivugiye hano muri RBA isi yose imibyumva kabanki nawe kuri ngarahiga iyi tariki ngiye kubivugira hano ninatsinda piramide ibitego 3-0 murabizi nkunda aperi wagira ngo iri mu maraso yanjye nzatandukana na aperi ye ese ni N'ubuyobozi ugutsinda bwanyu. cyangwa harimo no gusezerera nge ku mahoro iwabo ku ntabwo mahoro, bizi barabara iwabo ntabwo i Kigali. bizi ni Barabara ku i Kigali Kigali mu mahoro reka mvuga no kugisezera nitudatsinda piramide ibitego 3 n'ubuyobozi buranyumva Sam uvuze ibya hano reka agiye mvuge noneho dusoze mugaragara abajije ngo harimo no gusezerera ndashaka kuvuga ko uyu mwaka dusezera piramide inka yanjye uyu mwaka piramide ibi bizi turayisezerera utayisezera ukamara umwaka utagera muri stade ni APRFC yiteguye ni APRFC imyiteguro kandi APRFC ijya gusezera piramide ikajya mu kindi cyiciro murakoze cyane ndumiwe umunsi mwiza murakoze cyane zingova confidence inkera y'abahizi iyi nkera y'abahizi irimo guhiga iyi mihigo kono maze nyara y'abahizi itari mu bakinnyi no muri management yageze no mu bafana ubone nawe yageze cyane none se ruvuye ngira ngo uvuge ngo gutya na gutya bose uko bivuze niko kuba babivuga shampiyona y'Ubwongereza yafunguye ntabwo bivuze kureka ikipe yawe kabanga niko byumva reka wenda nasonga mbere ibyo yavuze nibyo reka mbereka akantu gatoya mwari kuri stade match ikirangiye twari twatsinze nge nagumye kuri stade ndimo bafana barundanya y'amadarapo kugira ngo atabura ariko bamwe bagiye match ibura iminota nk'icumi stade bari batangiye gusohoka birukanka bajya kureba match icyo ni kikwereka yuko abari mu ntara banze kuza kubera yuko batari buve muri match ngo bajye kureba match ya Man U na Arsenal mu ntara zabo kandi atari bwicare mu mujyi wa Kigali azi yuko ari butega imodoka icyo ni cyo kigaragaza yuko nako kantu konyine kabiteye ariko rero uyu munsi birabereka ishusho yuko ibyo bintu bya Man U na Arsenal ari byo byatuzaniye abafana none se kaba ko match mugiye gukina n'umuntu mukina muri weekend iyo Premier League yatumye abafana bataza kitagiye guhagarara akenshi muzahurira ku masaha amwe harimo na match zikomeye kurenza Arsenal na Man U ubwo bivuze ko igihe hari Premier League ari match byaterwaga nuko bazajya bareba nizajye bibashishikaje abafana byaterwaga n'ikingurwa rya Premier League ariko yatangiraga ariko ubundi urabizi yuko match yo zihari abafana baza kwitabira amafana nababwira ikindi kintu gihari ibera ibyo uvuga ndabyumva ariko nakubwiye ngo nikosa kandi twarisaba imbabazi ahantu hose ni ukuvuga ngo n'ubuyobozi bw'ikipe twabusabye imbabazi kuba Premier League ifunguye ntabwo bivuze kugira ngo ureke ikipe yawe ntabwo ari urwitwazo tunarukure rwose ntabwo ari urwitwazo byarabaye ariko noneho reka mbaze mbabwize ukuri uko twagiye tuganira na buri muyobozi mu kanya rwose nk'uko twaje ahangaha tuje kugira ngo tubabwire n'icyatumye ko ejo mwaratunenze turabatereka uyu munsi tuze tubabwire ko tugiye kujurira ngira ngo mbwire buri muyobozi wese uko twagiye tubiganira uyu munsi stade baze kubyerekana imikino ikurikiyeho ku wa kane babyerekane ndetse no ku cyumweru kandi bose bari tayari ariko abantu bari mu ntara uyoboye yego wa deployinze baragufasha baradufasha reka mere go kuwa mbere reka mere go kuri metre ihuye metre ihuye buri ayoboye kugera za kwishyamba ry'icyangugu ukamara ukagera i Burundi ukaza ukagera hano i Muhanga hano ku Ruyenzi arakora pe ngira ngo abantu b'Imuhanga mujya mubona amabisi yabo yaje ngira ngo Vianney Gisenyi muramuzi afite n'uwitwa Budu bakorana President Vianney uramuzi cyane Piscona ndamuzi cyane uwo ni uyoboye uburengerazuba ngira ngo mujya mubona amabisi avayo i Musanze n'urucabana kwa Matuje murabizi ndetse n'ubu ngubu batubwiye ko ejo bundi uyu munsi n'ejo bundi bura ku cyumweru bazaba bamanukanya amabisi abayobozi bose baho bakoranye inama n'abafana
kugira ngo bamanuke baze kureba izo mace ngira ngo mu mujyi urabizi kwa Rukaka urabizi kwa Rukaka ni Steven urucabana murabizi ko ni umundi umujyi wa Kigali burya muri fan club ni ubuyoboye n'intara usa nkaho no mu buyobozi busanzwe niko bivugwa ko umujyi wa Kigali uyoboye izindi ntara natwe rero hano mu mujyi wa Kigali Rukaka niwe perezida w'abafana kandi ibyo bintu twabiganiriyeho nawe aravuga ati habaye ikosa ariko noneho reka ikosa turikosore tugiye iburasirazuba ariyo witwa Mustafa uri Kabarore uyoboye na Nyatare ukaza ukagira Gatsibo ukaza ukagira ni Kayonza Ikayonza agahita hafata undi ufite icyo bita intare za Kayonza bafatana no gukomeza muri Ngoma hakaba yitwa Sirasi ndetse ukaza ukagera i Bugesera hari abitwa ba Herimani bariyo n'abitwa Joseph abo bose twavuganye bose bavuze bati ikosa ryawe ntabwo rizasubira muje kubona apenare yajije kandi ikindi kituma noneho banahaguruka ni ukubera n'umukino ikipe irimo itwereka n'uburyo irimo yitwara byose ni motivation ituma stade zigomba kuzura ibimenyetso se Kaba turabibonera Nyamirambo ko mwavuze muti turajurira amahoro turayajurira n'ubundi tuyakinamo ku cyumweru kuba kunyanenye dukina na Azamu ariko se Nyamirambo ku munyamujyi ibimenyetso turaza kubibona reka nkwereka ko turi mu yoni akazi karaza kuba karangiye nimugoroba navuganaga n'umugabo witwa Alphonse ari ahantu hitwa mu Rushaka Tanzania ngira ngo urahazi ndahabona aho nigize kuhatura nubwo nigize kuhahura n'ibibazo reka mbasetsa abankurikiye banyumve igihe twakinaga na Urinzi hano nari ahantu mu Rushaka Urinzi yo muri Kenya ego muri Sekava noneho ndagenda urumva nakurikiraga Radio Rwanda igihe hariho Rutagarama na Ntuza na hariya byari 2005 ego noneho ndagenda njya gushaka network na karadiyo nurira igiti ngeze hejuru nsangamo inzoka nikubita hasi navuye impambirwa nayo yaje kumva apeye nukuvuga ngo rero abantu bo mu Rushaka Karagwe bamanutse kubera kure umukino wa Yanga wanako wazamu bamanutse kurabizi Azamu ni ikipe ikomeye ejo bundi ngira ngo mwabonye kuri uriya mutoza wa Ntuza wa Zamu yavuze ngo umukino wamugoye wa Berkane ni ukuvuga ngo rero umukino Benga toza Berkane niwo mukino wamugoye atwara icyo gikombe niwo mukino ngo wamugoye urumva rero umukino urakomeye ku mahoro abantu bose bakaniye ngo baraza kureba Azamu kandi ntabwo turashobora ngo tuyisubire abafana rero bose ndakuvuga ngo impande zose z'igihugu baramanuka ariko barahera uyu munsi i Nyamirambo nukuvuga ngo imikino ni ibiri kandi barayishyura yose baze barebe match none niho ishusho twongera kuvuga ngo ibintu byabaye ejo bundi byarangiye uvuga ngo umufana wa Peri urayishyura itike ya match ya mbere arareba n'iya kabiri ya Peri na AS Kigali no kuvuga ngo uyu muntu uri buze kureba match ndetse sinabwo ari uyu munsi gusa no kuwa kane abaza na polisi none abazaza kureba izo match no kuvuga ngo uyu munsi uwishyura match imwe tuvuga ahasanzwe 3,000 araba yishyuye match ebyiri kuwa kane uzishyura match imwe azaba zishyuriye rimwe zose